nzira umubonye wese akavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, kubera yuko imirimo uko umeze kose, aho waba utuye muri karitiye, aho waba utuye, abo waba wicarana nabo, aho waba uri mu kazi, udafite imirimo, udafite kwezwa, ntacyo waba uri cyo. Icyo Umwuka ashaka ni uko wezwa, kandi ukaba wejejwe mu itorero, ukaba wejejwe. Iryo torero tuvuga ntabwo ari itorero usengamo, itorero tuvuga ni uyu mutima uba wejejwe, kubera yuko Uwiteka arashaka gukorana n'abantu bejejwe neza. Abantu bejejwe neza, abo ngabo nibo bagiye kubona Imana. Abantu babana n'Imana bari gusenganisha Umwuka iteka, abo ngabo nibo Yesu aje gukoresha iby'ubutwari. Abantu bavugira Imana neza, abo nibo Yesu aje gukorera. Abantu bayikirarukira ku manywa na nijoro, abo ngabo nibo Yesu aje gukorera. Biratangaje kuba ubuzima bwagukubita, bwamara kugukubita ukamanuka, ngo ni uko ubonye runaka ari mu ishyamba asenga, uje kwirwanya umuhamagaro we, nawe uje kwiganya ibyo yahawe. Ariko reka nkubwire, hari abantu bagiye kugwa kuri uru rugamba, hari abantu bise abarokore bagiye kugwa kuri uru rugamba, hari abantu bise abahanuzi bagiye kugwa kuri uru rugamba, hari abantu bise abarondozi bagiye kugwa kuri uru rugamba. Aho waba uri hose, uba ukomeye, ubutitiza, ubugira gute, ariko uko byase kose uvuga ku marangamutima yawe, uru rugamba uzarugwamo, uru rugamba uzarugwamo. Dore nimubabeshejwe, mukiranuke, nimumara gukiranuka ibindi byose Yesu azabikora. Nimukiranuke ibindi byose Yesu azabirema. Nimukiranuke numara amazu mushaka Yesu azayabaha. Nimukiranuke numara ubuzima mushaka Yesu azabuhindura. Nimukiranuke numara ayo maviza mushaka Yesu azayabaha. Ariko icyo wakora cyose udafite gukiranuka, ntacyo wakora udafite gukiranuka ngo kikwemerere. Imana yarambwiye ngo rero nimwongere musenge, kuko umugosozi arongeye araje aragosoye. Umugosozi w'intara arongeye arazengurutse. Ariko ikihutirwa, itangazo ryihutirwa, nuko yongeye guca mu matorero, nuko yongeye gukora iringaniza. Aho waba uri hose, itorero waba usengamo, Yesu yarambwiye ngo agiye kongera gukora iringaniza. Aho waba igihugu cyose waba urimo mu itorero, waba uri musenga, nuko Yesu agiye gukora iringaniza. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Umuririmbyi niwe natangiriyeho uvuga ngo urebe kuri umugenzi, nusanga utari umugenzi mureke kwishyira mu bagenda. Ni mpamvu ukibona abagenzi bagenda nawe ukabirukanga inyuma, ni mpamvu ukibona abagenzi bahanura nawe ukiga guhanura nabo, ni mpamvu ukibona abagenzi barondora nawe ukiga kurondora nkabo, ni mpamvu ukibona abagenzi bayitambira nawe ukiga gutamba nkabo. Ni mpamvu ki muri kwigira ku bagenzi kandi atari ibyanyu. Imana yarambwiye ngo nimureke kwigira ku bagenzi kandi atari ibyanyu. Numva agakiza udashoboye kugafata, ni mpamvu ki uri kugenda ugafata bitewe n'ubuzima uri gushaka. Numva unaniwe gufata Yesu nk'umukiza, ni mpamvu ki uri kugendera kuri mugenzi wawe ngo ntufatiraho Yesu nk'umukiza. Imana yarambwiye ngo ije gukora ikintu, kandi mu kugikora iraje gutambuka, kuko umuntu wese Yesu agiye kujya amusura ku giti cye. Imana yarambwiye ngo hari abije guhagarika nibongere kuvuga, irangije irambwira ngo hari abo ihaye kuvuga bakanagera kure. Imana yarambwiye ngo ikintu irambiwe nuko muvuga ngo yavuze itavuze, ikintu irambiwe nuko muvuga ngo niyo yaberetse itaberetse. Imana yarambwiye ngo icyo yanze n'agasuzuguro, icyo yanze n'agasuzuguriro. Wahisha umwana w'umuntu, ariko Yesu ni wamuhisha. Waza ukabwira runaka ko yavuze, ukitirira ko Imana yavuze, akabyemera, ariko atari yo yavuze. Imbere y'Imana buri muntu wese, umuririmbyi niwe waririmbye ngo buri muntu azajya yivugira ibye, ngo nitugere imbere ya rwa rukiko, uko byasa kose imbere ya rwa rukiko umuntu azivugira ibye. Waba ufite umugabo, ntabwo umugabo azakuvugira, wowe uzivugira ibyawe. Waba ufite umugore, ntabwo umugore azakuvugira, wowe uzivugira ibyawe. Waba ufite umwana, ntabwo umwana azakuvugira, wowe uzivugira ibyawe. Waba ufite umuryango ukomeye, ayo mafaranga ntabwo azakuvugira, ahubwo wowe uzivugira ibyawe. Imana yarambwiye ngo nimwongere musenge, musubire ku iriba, nimwongere musenge, mumenye umwaka mugiye gutangira uwo ari we, kandi mumenye n'amakuru y'uyu mwaka uko uzarangira. Mwana yarambwiye ngo abanyamasengesho bakibirimo neza nibongere ibihe byo kubana n'Imana. Imana yarambwiye ngo abanyamasengesho bagihagaze ku murongo nimwongere mufata umwanya mu
murire, mwongere murire, mwongere murire, mwongere murire, kugira ngo ibahereze amakuru nyirizina yo kugenderwaho. Imana niko yambwiye. Nimwongere rero musenge, musubire ku birindiro, nimwongere musenge, musubire mu mwanya wanyu. Wewe muhanuzi we, wewe wagendaga upfunikira bubonye, niwongere ugaruka mu mwanya, ukamanuka mu butayu, ukajya mu matorero ugapfunyika ngo yavuze itavuze. Niwongere ugaruke, niwongere ugaruke, kuko iyo Yorodani iri imbere, ukimaze uko nguko ntabwo wayambuka. Iyo Yorodani iri imbere y'umuntu wese ugihagaze uko nguko ntabwo wayambuka. Imana yarambwiye ngo iraje, umugosozi araje, ubyumve, aho waba utuye hose ubyumve, nubyumve. Ariko icyo nzi ko nuko umugosozi aje, icyo nzi yuko nuko amanutse aje guhemba no guhana. Aho waba utuye hose araje guhemba no guhana. We mugabo ubukomeye, we mubyeyi ubukomeye, we mukobwa ubukomeye, icyo nzi ko nuko Yesu yambwiye ngo aje guhemba no guhana. Nimusubire mu bihe byanyu, nimusubire mu bihe byo gusenga, nimugaruke, agakiza kanyu kakera mukagarure. Wewe murekorewe, uko wambaraga ukiri mu torero, uko wambaraga bikanezeza Imana, amatorero amajije gufungwa si kucyambara. Ubu ngubu usigaye wambara, umuntu wese akabona icyo wambaye. Uko witwaraga amatorero atarafungwa ntabwo ariko ukigenda. Amatorero arafunzwe, numva wari ufite naturere wize gusuka, kuko wafashe umuhamagaro w'abandi, uwo niwe wafashe kandi atari umuhamagaro wawe. Ariko nyamara numva wari umurokore nyakuri, uko wahamagawe ni kwakakwiriye kuguma. Ntabwo kuba amatorero yarafunzwe yakubwira ko ukwiriye kwambara mini, ntabwo amatorero kuba yarafunzwe yakubwira kwambara mukondo wazi, ntabwo kuba amatorero yarafunzwe ukwiriye guhindura indangagaciro za Gikristo. Imana yarambwiye ngo nimwongere mu barokore bahamye, nimwongere mu abagabo ho kuyihamya, mwongere musubire mu mwanya wanyu, mwongere mukora ibyo gukiranuka. Abazi Imana bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nukuri nimwongere mukora iby'ubutwari, nimwongere mukiranuke, nimwongere musubire ku birindiro. Ntabwo numva itorero ari byo mu mutima umuntu wese akwiriye kwezwa. Ntabwo numva iryo torero ryarafunzwe akaba ari mu mutima. Ni impamvu ki? Ni iki cyatumye uhinduka? Ni iki cyatumye uhinduka? Ese ko wahindutse amatorero afunzwe, ese atarafungwa, ibyo yakoraga wisha muri amatorero batarakubona utarerura byangana gati? Umwuka arakubaza, numba wareruye amatorero afunzwe ukerura atarafungwa, ibyo yakoraga wisha byangana gati? Umupasiteri atakuzi, umwarimu atakuzi, umuririmbyi atakuzi, ukabikora wihishe, ukagaruka kwigira mwiza. Ibyo yakoraga batabizi byangana gate? Kugeza aho amatorero yafunzwe none ukabishyira ku mugaragaro. Imana yabera nibatabare kandi yongere bagarukeho. Reka dusome amagambo ari muri Ezekiyeli ibice 3, umurongo ni wa mbere no kugeza ku wa 10. Some Ezekiyeli ibice 13, umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli ibice 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Ijambo riravuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uhanurire abahanuzi ba Isiraheli, uhanurire abahanuzi ba Isiraheli, bahanura kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira, kandi abajya bahanura ibyo bibwira, yabo ubwabo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, uku ni ku Mwami Uwiteka avuga ngo, bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa, bakurikiza ibyo bibwira, kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu, nk'ingunzu zo mu kidaturwa. Ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli, habe no kubiziba, ngo mubone uko muhagarara mu ntambara, ku munsi w'Uwiteka. Babonye iyerekwa ry'ubusa, ni ubupfumu bw'ibinyoma, kandi baravuga bati, ngo ni ku Uwiteka avuga.
nyamara uwiteka atari we watumye, nyamara atari uwiteka wabatumye, ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora, ariko ritazagira ate ritazasohora. mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa, ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma, ubwo muvuga muti uwiteka yavuze ati uwiteka yavuze kandi ari ntacyo yavuze, nicyo gituma umwami uwiteka avuga ati kuko mwavuze ibitagira umumaro, mukabona ibinyoma, nuko dore ndabibasiye, irabibasi rata yazo bini fomini control sanse eregre, ni ku mwami uwiteka avuga, kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi, bivuga ngo ukuboko kurabibasiye, babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma ngo yavuze itavuze. ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye, bw'Uwiteka, kandi ntabwo muzandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli, habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli, namwe muzamenya ko ndi umwami w'Uwiteka. Ni ukuri bashutse ubwoko bwanjye, bavuga ngo ni amahoro, kandi ari ntayo, kandi iyo hagize uwubaka inkike bayihomesha ishwagara, ibintu bidakomeye. Imana nishimwe. Abahanuzi benshi Yesu arabibasiye, bari gufata bagahomesha ibintu bidafatika, nibikomere bikanyeganyeza abagenzi bakagendera ngo yavuze nyamara itavuze, bitewe n'ubuzima bwabo, abantu bihaye ubuhanuzi. Ariko Imana iramanutse, ikimanuye ni ukuza guhangana n'abahanuzi. Imana yabera ibishimire, ibagirire neza. Imana ishimwe, bwari ubwo buhanuzi Uwiteka yari yampaye. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha cyane, utanze ubutumwa kandi ni ubutumwa butoroshye, ariko kandi nyankunda kuvuga ngo habwirwa benshi bakumva beneyo, kavuga ngo Yesu aguha umugisha. Kandi turifuza yuko uko umwami azajya gushoboza utambutsa ubutumwa, aha ni mu muryango ntuzagira ikibazo. Nshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya, twari turi kumva ubutumwa bw'Imana idushakaho muri no minsi, ariko kandi mwumvishe yuko intego ari ugusenga, tukihana, tukava mu byaha, kandi tukayoboza Imana inzira. Nimba ukeneye ibirenze kuri ibi ngibi, ahangaha hagendaga avuga muri makeya, ushobora kumuhamagara mugasengana, yakubwira n'ibirenze kuri ibyo, cyangwa se ni byinshi cyane wamukeneraho. Reka musabe mbere yuko nza kumusezerera, amanza duhe nimero za telefone abonekaho. Nimero za telefone ni 0785536989. Yisubiremo iyo nomero. 0785536989. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Sinzi nimba nta message cyangwa se nta butumwa mu bw'Imana yaguhaye waba bwakwisuguka bubusigaje, kugira tuguhe umwanya umanze ubushyira imbari cy'Imana yabikwibukije. Ijambo ry'Imana yavuga ngo havumwe wongera ku byo Uwiteka yavuze. Nibyo ngibyo niyo message. Gusa ikintu nabwira abantu b'Imana ni ukongera gusubira mu bihe byo gusenga. Uwasengaga rimwe agasenga kabiri, wasengaga kabiri agasenga gatatu, kuko iyo Yorodani iri imbere y'umuntu igiye gucibwamo n'umuntu wambaye. Ko kwambara ni umuntu uri mu mwuka w'Imana, ufite gukomera no gushikama. Byo ngibyo. Reka tugusabe noneho mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi, urongera usenga Imana. Ni karibu. Kristo mwiza, turagushimye, turaguhimbaje Kristo mwiza, tugushimye ko kuri Imana y'amahoro, tugushimye ko kera cyane bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ndi kwifuza undi murengezi. Uri umugabo mwiza ukomeye, udukunda uko bwije uko bukeye, udukundira imiryango yacu, tubera amaso tutabere amaso. Imana idutabara, Imana irwanya n'ibiturwanya, Imana icogoza ibiducogoza, Imana inaniza ibitunaniza. Mu izina rya Yesu ndasenza Imana,
nsengeye abarushye n'abaremerewe, nsengeye abantu badafite agakiza bongere bakagire, abantu bavuye mu myanya yabo yo gusenga bongere basubire mu myanya yo gusenga, abantu bacitse intege bongere bagire intege, abantu batagikomeye bongere bakomere bashikame. Imana ishimwe. Ndasenze Imana, sengera abarwayi, abantu babuze uko babigenza, abantu bababaye, abantu bafite kuyaba no kwiganyira. Mana bagirire neza, wongere ubagereho bakoreho mu izina rya Yesu. Dusengeye Mana Yesu Kristo, abafite ubwoba bw'ibizaza nyamara ubahereze gukomera no gushikama, ubahereze imbaraga, ubahereze Mwami Yesu Kristo, kubamenyesha yuko abakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose abo ngabo bemera. Turagushimiye. Ngaho rero bana natwe kandi utugirire neza, umugambi wa ntago ujye gupfa mu izina rya Yesu. Icyo nsengeye ni iyi kamera uyihagarareho mu izina rya Yesu. Mpagaritse imigambi mibi yose ya Satani, imigambi mibi yose ya dayimoni ibyaza kunaniza iyi kamera byose turabihagaritse mu izina rya Yesu. Ibyaza kuyoberanya no kwishushanya katika jina la Yesu. Iyi kamera yigotesha abamarayika, abarinzi, abakrubi, urinde uyiyobora mu izina rya Yesu. Nyiri kamera umugirire neza, umufashe, umurwanirire data, unaniza ibyamunaniza, ugenza ibyamugenza, ibyashaka kumucogoza ubicogoze mu izina rya Yesu. Umugirire neza, umutabare mu izina rya Yesu. Icyo nasengeraga Mwami data, twese n'umurimo wanda usengeye Mwami data, urwanya ibirwanya umurimo wawe, ucogoza ibicogoza umurimo wawe mu izina rya Yesu. Mana dusengeye ingo, Mana data twese, izidakomeye zikomeze, izikomeye Mana ubane nazo mu izina rya Yesu. Imfubyi, abapfakazi bagirire neza, igihugu cyacu cy'u Rwanda kigirire neza, ubane nacyo. Kandi data niko dusengeye abahanuzi bagifite umwuka wawe, nyemera ubane nabo, ubakoreshe iby'ubutware mu izina rya Yesu. Ubakore ku maso yabo, ubakoreshe muri uru rugendo rukomeye, ubakoreshe muri uru rugendo rugoye, kuko uri umungeri mwiza. Ngo gomeza kubana natwe kandi utugirire neza. Umugambi wawe ntago ujya gupfa, kandi umugambi wawe uhora ari mwiza kuri twebwe. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amen. Imana iguha imbaraga no gutegura iminsi yose. Amen. Amen. Ije kureba kuri Bishop, Imana iraje. Ntabwo ije kureba uko waba umeze kose, Imana iraje. Imana iraje ije gukora. Imanukanye uburakari, irabumanukanye kuko kuva kera cyane ntabwo Imana yegeze yishimira agasuzuguro. Kuva kera cyane Imana ntabwo yegeze yishimira agasuzuguro. Niyo mpamvu iramanutse guyamba no guhana. Wewe mukobwa ubyumve, wewe musore ubyumve, wewe mugabo ubyumve, aho waba utuye hose, uri mu gihugu cyo hanze, uri mu gihugu cyo mu Rwanda, aho uri mu itorero, uko ukomeye ntabwo bireba Yesu. Ikireba Yesu nuko ukwiriye kuba wejejwe mu itorero. Imana ishimwe. Muririmbye 21 niwe waririmbye, irarimba ngo umuntu wese abo wejejwe mu itorero. Iryo torero Yesu yavuze ntabwo ari itorero nk'uko tugenda gusenga muri ADPR cyangwa muri Gaturika cyangwa tugasenga muri Adventiste, ahubwo itorero n'umutima ukwiriye kwezwa. Itorero n'umutima, itorero Yesu yishimira n'umutima wawe mubyeyi we. Itorero Yesu yishimira n'umutima we mugabo we. Itorero Yesu yishimira n'umutima we. Atayazo pinivo ministance grere minikuwa aroro Jesus Seigneur. Yego. Umuntu wese wejejwe mu itorero, aho usengera ntabwo bireba Yesu. Bishop ntabwo bimureba, ukuri umudiyakoni ntabwo bimureba, ukuri umuhanuzi ntabwo bimureba, ahubwo kimureba kimwe nuko wejejwe mu itorero. Aho waba uri hose umwuka arakubwira ngo wejejwe mu itorero. Aho waba uhagaze hose umwuka arakubwira wejejwe mu itorero. Aho uri hose kandi wirinde kwivangira. Kuko nuyivangira nayo izakuvangira, kuko nuyisakuriza nayo tayazo bini control. Mamba Yesu Kristo ndagushimiye. Imana iramanutse ije guhana icyaha n'igisa nacyo. Ni tayazo bini control. Imana iramanutse ije gukora control. Imana iramanutse ije gukora ishungura. Imana iramanutse ije kugenzura. Imana iramanutse ije kugenzura wa mugabo we. Imana iramanutse ije kugenzura wa mupapa we. Wewe aho waba utuye hose Imana ije gukora igenzura. Imana ishimwe.